wabonye se ko yanashizemo agatambaro ndaza kuguha amafaranga wisukisha wayampaye none hasi wayamuhereye imbere y'abanyamakuru biyaka yamuhereye imbere ya kamera za bikayi kubona bishaje koko biki nanze kubivuga imbere y'abantu none kaze nyaza kanyaza yame ako yaka iyo si biya kugiye kutwereka koko ndababwiye ngo ntawamenya iyo amafaranga ndagumana. You're right, this is Bikayi TV yaka. Uyu munsi twifuje kugusura iwawe mu rugo we na Keza amakuru. Amakuru ni meza meze neza. Urabona ko madame ari kuyaga nta kibazo. Ndabibona. Keza umeze fresh? Ameze neza. Akanyamuneza ni kose wawe. Ameze neza kurenza n'ibikenewe. Ni ukuvuga ngo ngewe iyo mbyutse mu gitondo icyambere ni pompage. Ngora pompage 30 madame gakora 15. Keza yakana agatubeshye. Nagabeshye kuko yamwe kubeshya kwa ari kanaga makuru. Nese turakubeshye ngo urabona ko yakakora pompage. Nakubeshye ikivaci jako kitagiye nuko kubisura. Arabyo avuga nibyo nago tukubeshye turazikora. Yaka pompage turazibasha. Iyo tuvuye muri sport. Sport bwoko ki? Ngewe tayari urabizi ngewe nkunda igikome yo nakibonye nibiryo wabiri. Warukomeje kuri sport kuri ze sport yaka. Nkora ubundi ngewe nyina style Shotokan nyina wa Dorio ndetse na Kungfu. Izo ntago twe tuzizi. Keza nawe ugiye kumufasha se yaka? Ngize nkora n'izimwe nkora izo kwirukanka. I don't know ngakora na pompage. Narengize ngo mwage mutubwiza ndizanye. Zirangiye sinjyanzi kora. Yaka ubu tugutuze kamera ngo wakora pompage 30 tubwiye. Hari n'izindi ariko tubanza gukorera mu buriri. Yaka izo zo tuzireke n'izanyu mwe ubwanyu. Izacu. Yaka byagenda gase? Biracamo mu rugo biragenda. Kabisa. Ndabona kabisa ari umwuka mwiza. Problem kabisa. Mubyo ubyukiye kutuzi kwa mu gitondo. Ndetse ko ejo bundi nyine mabuje yari yandakariye nako sheri ishusho umutima. Komona sasa nukirakaye. Hari umukobwa wari waje kunsura twiganye yarahuye n'umwuka. Ako yaka warabeshira umukobwa mwiganye pe. Twariganye. No kuvuga ngo urwo nduretse kuvuga ngo wenda umuntu agusobanurira ikintu ucyumvise nkuko akikubwiye. Sinabyemeye go ariko nta kindi nari gukora. Kuko umukunda. Yambwiye impamvu kuko ntari nzi no mukobwa na mbere na ngamvuge ngo arambeshye kuko nta kundi kuri nari kubona. Narabyemere ko ikibi ni ugusubira. Ikintu kibi ni ugusubira icyaha. Ase uvuga ngo nta visite ushaka mu rugo. Oya, darate ibaze mu rugo rwanyu muraje gusura atakubwiye. Ndabyumva. Mvuye mu rugo minota 10 ndaje nsanga umukobwa yicara na nibibero ngo yaje kumusura. Kuki nta muhungu mwiganye wigeze uza kumusura? Nabakobwa gusa mwiganye. Gusa wowe nyagira umuhungu uza kugusura. Nzari guteguza nkubwira ni ejo dufite umushyitsi tunamwari. Ese yaka akabazo k'amatsiko. Akubwiye ngo afite umuhungu umushyitsi uje kumusura wabyemera? Nta kibazo ngewe urangiye ntabwo ndi ibintu byo gufuha. Keza se warafuha? Ikibi nuko nabasanga mu buriri bwanjye. Keza se warafuha? Aho ngira ngo mujyane mu buriri bwanjye. Yamujyanda ahandi mu kazu kinga. Maroja arahari ariko simusangiye mu gitanda cyanjye. Ase yaka. Utabeshye koko unsanze hangandi kumwe na Keza ntacyo wakeka? Atakubwiye. Batanguye gukeka byo no gukeka nyine. Mbwire kunyizera ariko. Kibi no kubafasha. Yaka Keza mwizere. Bafashe n'abatebe. Bagufuka ariko. Ntabwo natema Keza gusa nangwe wewe. Ko Keza niwe nyirabayazana niwe wakuzanye ku buriri bwa Yaka. Wowe se agufashe. Hanyuma se we Keza agufashe. Genda mutse mufashe mutanye wenda n'umukobwa. Kuri njye umukobwa barengana sibyo undi nyirabayazana n'umugabo umukobwa nanga gutegeka ngo ndashaka ngo dukore akenshi uturuka ku bagabo we mugabo gututinya ko kagenda kuvuga ngo ugiye kuko umukobwa ushatse kuvuga yuko nta mukobwa wabwira umuhungu ngo ari kumva bishaka amutunga ahubwo abakobwa namwe mwamubishaka ahubwo gutobora ngo muvuge nibyo byabananiye hari ugeze ari kubwira se mwari ubivuga hari ababikubwiye hari wabimbye ati mbabarira rwose mbabarira unkurizeho rwose
ibyo ni ibindi ntabwo mbizi byaba biri ku ibyo se byabaye nyuma y'ubukwe bwanyu Yaka byabaye nyuma y'ubukwe bwanyu mbere tutarakunda reka nkubaze akabazo k'amatsiko kamwe abantu benshi bakunze kwibaza Keza mwahuriye Keza twahuriye muri Paparazzi TV ubutumwa bugufi no kuvangiye Keza nkimubona ko nabaga muri groupe yansanzemo umva ndamukunze tugenda dukundana buhoro rimwe na rimwe amugurira agafata turi muri shooting tuza gukundana gake gake birangira akabazo k'amatsiko rero tubaye umugore n'umugabo akabazo kamafite mumaze iminsi mubona ko muri iyi minsi n'amakobwa asigaye babwira abahungu ko bakunda ninde wabwiye undi iti arihingutse ni Keza kurusha kuba mutanze muri industry turimo ninjye wabimubwira Yaka n'abakobwa banga amaze bwiye kukunda koko okay no kuvuga ngo mbere ari mfite abakobwa benshi cyane mbeshya ko mbakunda wamara kumaho ugacomoka wamara kumaho ugacomoka ubababara Yaka wababara ni benshi cyane Keza umubona ntibabonye kubeshya wowe uko yari ateye mumenya nari muzi nk'umuntu ugira kuganira cyane ugira komedi nyinshi hari byinshi yanambiraga nkumva sibyo umuntu agutereta bitewe n'amagambo bakubwira ukavuga turamutse noneho nanjye nabonaga ko akunda n'abakobwa benshi ntabwo akubeshya yabaga afite nk'ubutoye ushaka kumva telefone irasomye yitabye ari umukobwa nta muhungu ndumva umuhamagara ese wowe wiyumvamo gutiyara umukobwa umuhamagara ni ukuvuga ngo nyine ahita ambwira ngo nabo bakinana nabo bagiye gukinana ngo mu yindi filime bamuhamagayemo ikintu nkora ni kimwe numva yuko nyine ibyo nkeka atari byo kuko burya ikintu bundi cyane meze neza mufatiye mu gikorwa nibwo byakubabaza kuko kuvuga ngo urafuhira Yaka wanasara kuko Yaka abakobwa baziranye ni benshi bashoboka muri uyu mujyi wa Kigali yewe no hanze uvuze no ngo urafuha wata umutwe niyo mpamvu navuze ati ngiye kwishyira mu mutuzo ntihajye hava akabazo n'ubundi nta urugo rwose habamo utubazo nzajya ngakimara mu buryo karangire ariko ntajya uvuga ngo ngiye gufuha ngo ndarakaye ngavugishije umuntu kuko ntabwo bishoboka ntabwo reka no kubikora ariko ikiyo ni ukuvuga ngo Keza ndamuretse ngiye gushaka undi mugore ngiye gutya umva nta ngiye nanaguciye inyuma ntabwo ari njye mugabo ngiye nyine waguciye umugore inyuma ahubwo ikibi ni uko wabura rasiyo aho niho naganishaga Yaka mbabarira mbwira oya ntabwo nzabikora ariko binabaye wakwihangana none se abandi bagore ntibabyihangana Yaka aka kabazo k'amatsiko ujyayo ukagusigara si iwawe rasi amubaze kawunga ziraparitse umugabo uri akawunga gusa ibirayi ndetse ko kawunga niyo ya mbere kuko nkunda kawunga n'akaboga ngewe akaye kaboga akanyama ubwoko bwose akaboga agafi hari ikibazo abantu bibaza Yaka uri umusilamu usengera muri edini uri umukatolike madame ni umuadeperi ni ukuvuga ngo Keza abadeperi batunga imisatsi cyangwa ukurikije idini ry'umugabo biterwa kuko insengero zitandukanye hari ababikaza cyane hari n'abatabigira intambara ugasuka ukanisiga ukanambara mini ahubwo ni ukuvuga ngo mbere nyine ndari umwadeperi ariko nyuma y'uko dushakanye urabizi nta mugabo uhindura idini ahindura umugore nahise mpindura idini nanjye mba umukatolike Yaka kuva mwashakana cyangwa kuva uyu mwaka watangiye wari wajya mu rusengero n'umunsi n'umwe uvugisha ukuri nta n'urwo nzajyamo bakubiye yose oya insengero ko bari barazifunze twabaye ikisi ntabwo duhari se ni ikibazo Yaka ariko nyuma yo gufungurwa uzajyamo oya nzajya nsengera hano iwanjye mu rugo Imana ntabwo iba mu rusengero gusa nubwo nasengera hariya mu muhanda Imana yanyu ariko wa mugani ubundi bajya bavuga ngo insengero ziri muri twe yes nka Bikindi ubwo duheruka ahangaha yari intambara nimba mubyibuka Yaka ndetse yanadusuye nabo umunsi ndabyibuka abantu bakomeje kugwa Paul nabonye ku ma comments baje batanga ati Keza ihangane Yakasuka abandi batwara umugore ese uriya munsi mwaje kwiyunga gute impamvu comment narazibonye zo bampumuriza nanjye narabyishimiye nshimira n'abantu nabo batampumuriza banca intege ku rugo rwanjye ariko nibihangane kuko ntago nge numva amabwire ni ukuvuga ngo kubaka n'urugo rwanjye ntago ngendera ku mabwire y'abo bantu ku ruhande ikintu nabwira ikindi kintu nabwira abantu ndashimira buri muntu wese
wagize uruhare mu rugo rwanjye kuba aho rugeze kurwubaka. Ikindi kintu nshimira bafite umutware buriya iyo umuntu avuze ngo asabye imbabazi ni ikintu gikomeye cyane. Ni umutware se n'umwayikana umutware ni umushoferi yone wanaba wari umushoferi w'igare ko basigaye batwara amagare n'abanyonzi. uri kumva ni ukuvuga ngo ndagushimira kuba waratekereje kunsaba imbabazi kandi turambuye sinzongera kumugarura sinzongera kuza mu mukobwa mu rugo rwacu ntakubwiye. Ni ikintu cy'agaciro kugira ngo abagabo basaba imbabazi ni bake cyane barabarika. Iki kintu nakigushimiye niyo mpamvu musanze hano ari amahoro. Cya gihe byari intambara ariko twarashyize turiyunga nkuko namwe mubibona tumeze neza. Yaka nasize wikongusa hano ngo nta mugabo usaba imbabazi washije usaba imbabazi. Burya iyo wemeye icyaha bituma uwo wagikoreye aruhuka ku mutima. Birumvikana. Ariko nawe nubwo wenda yadusanze umuntu yansubiye yadusanze hanze twicaye hanze ntabwo yadusanze mu wagiye wemera koko naremeye namusabye ahubwo ni inama umugira ndagushimiye kubona warambabariye ahubwo ndashaka kuzagutembereza uzagutembereza mu karere ka Musanze. Uravugishwa uretse abasitari batandukanye abasitari bagenzi umuntu wemera icyaha akanica n'amande urumva yuko ahise yemera n'ikindi kintu azakora ariko njye nemera mbonye ntawamenya ariko byibura ararivuze yakakwemera byinshi ariko ntabiguye aragerageza genda gutembereza nzakugeza ku basitari batandukanye bo mu mujyi wa Musanze. Ndishimye cyane urumva yuko byibura bigaragara yuko nubwo umuntu yakoze ikosa yisubiyeho kandi akarikosora. Burya iyo umuntu avuze ati ejo naragututse nkubwira nabi ariko ushira imuzana 10,000 burya abagore dukunda dukeye nubwo wankubitishije ukarimena ejo ukambwira utakira dukunda n'amafaranga akira amafaranga 10,000 avuga mukunda amafaranga abagore nta n'uyanga naho murayakunda. uri kumva urumva ni ikintu cyiza abagabo dukunda amafaranga yakumbabariye ndabona nibi bisuko byamusaziye wabibonye se ko nashyizemo agatambaro ndaza kuguha amafaranga wisukisha wayamuhereye imbere y'abanyamakuru biyaka yamuhereye imbere ya kamera za bikayi kubona bishaje koko nanze kubivuga imbere y'abantu none kanyaza ako yaka iyo si biyakugiye kutwereka koko ndababwiye ngo ntawamenya iyo mpa amafaranga ndagumana kugira ngo gutya nyuma araza umva mabuja ukuri kose byari byashaje kubera ko mbabariye urasanye ubwo amafaranga yo kwisukisha yamese ngewe muri kikundi umuntu w'umugabo arayazaye yakanizera kutaza kuyamwaka yakanuza kumwaka amafaranga. Thank you very much. Yakagiye wamaye nanye ku mafaranga bitanaho bwawe kumushyitwa gusuye we ngwaye ikiganiro ngwe n'amafaranga kiyaza ahubwo no ugomba kuyasiga zamba amagambo y'ubusa uriba mucuruza amagambo jewe ndishimiye cyane urumva nkore akantu keza pe nkuko muri kubibona ejo bundi nzagara kuri kamera nsutse nkuko yampaye yaka mubwire nitugaruka atarasusuye umusatsi tuzamenye ko amafaranga yamwatse ubwo nimba narasukuguza ariko ntabwo yanyaka ngo yabinkora. Ni byiza burya gusaba imbabazi. Yaka ni iki rero wabwira abagabo bananiranye nkawe badasaba imbabazi? Ngo abagabo bakora amafuti bagatsimbarara ku mafuti bakoze bagerageze niba wahemukiye madamu wawe umusaba imbabazi wemere ikosa wakoze burya bituma umuntu aruhuka ku mutima kandi nawe burya icyaha kiraryana ushobora gukorera umuntu icyaha wakomeza gutsimbara nawe ugenda utameze neza kiri kukurya ku mutima ariko usabye imbabazi wowe wagikoreye agakubabarira uraruhuka ku mutima. Abagabo batsimbarara ku mafuti rero nabagira inama yo kujya mwiyoroshya kuba umugabo ntabwo ari ugutsimbarara ku mafuti. Birumvikana. Nicyo wabwira abantu bamaze iminsi mu bintu nk'ibi ngibi by'uko umugabo yagumukira ariko ntasabe imbabazi abenshi ndetse bikabaviramo no guta ingo zabo? Icyo nabwira abagore cyangwa se batarashaka bagenzi banjye cyangwa se ngira inama n'abakobwa bagitegura iyo ushatse uhura n'ibibazo byinshi uhura n'ingorane nyinshi uhura n'utuntu twinshi ariko bituma nawe mu mutwe ukura. Ni ukuvuga ngo umugabo ashaka kukunanira mu buryo bugaragara bwose waragerageje bikanga ubwiye kunaniye nyine ubumaho
ariko nawe ubanza kumugerageza niba mupfuye akantu kamwe ntabwo uhita uvuga ngo ngo ndatashye ndahukanye, ntabwo ibyo ngibyo bikibaho. Kuri iki gihe ntazagire umugore uzahukana kuri ubundi umuntu wakwahukana ni nkawe kubera utarabyara. Ariko nitumara kubyarana abana nka bato nzatangira njye gukuzamo inkiriro. Umwe kubyara gatatu ntabwo waba ugisubira iwawe. Dore se kuyibubwira hakiri kare n'ibumbura akakubyara. Ni ukumutaguza. Aha. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bivuga ntabwo sinzi kuko iki gihe nanjye wenda nzaba mfite izindi mbaraga mbashije no kwitunga nta birenze. Ariko urumva muri iki gihe ndi guca nanjye mu bintu byinshi ari bingoye, ariko ndi kubasha kubicamo. Turashwana ntazonye zidakomanya amahembe, ariko ugira kwihangana, ugira bisaba umutima ukomeye kugira ngo mubashe kubana, kuko uri umugore ukivumbura n'umugabo akivumbura, bisaba ngo hagati uko muri babiri hazemo uca bugufi. Uca bugufi cyane. Urumva rero ni urugamba rw'ingo, nta wanseka kuko n'ubundi nunzeka ejo nawe bizakubaho guseka, ariko niko urugamba rwo kubaka rumera. Kuvuga ngo rero nabagira inama y'uko ubanza kureba uwo ese uyu tugiye kubana ameze gutya, imico ye ni iyihe, umenye yuko uzanirengera izo ngaruka zose. Kandi nkuko bivuze urumva iyo wamaze kubyara kwahukana n'abana 5 ni ikibazo, ntambwe niba bakikwemeye. Bisaba ngo niba ugiye gushaka ibyo byose ubyumve, uvuga uti nimba nshatse umuryango wanjye kandi nzajya. Aya kafita peti waburaye. Keza ukuntu ngutetesha ubona nagukubita koko. Ntuzabikore. Abagabo barahinduka, utankubita se wagize ngo yaka kusa n'umuntu ushonje waburaye. Keza ntiyagaburira ijoro. Ndurebe twatetse ibigori hano mu rugo. Ko mutadoye se nk'abashitsi. Nabigejeje mfite n'imirimo hano ngiye. Okay. Yaka ijambo rya nyuma rero risoza umwaka ku bakunzi ba Be Kind. Ndamaze igihe bare ibikorwa byawe. Ugira icyo ubwira donc ijambo ry'umwaka kuri wowe. N'uti abakunzi ba Be Kind. Ni Kind. Okay. Abakunzi ba Be Kind TV. Turabashimiye, subscribe, comment and sharing. Abakunda urugo rwa Keza na Yakanamwe ndabashimiye. Abafite comment ku rugo rwa Yakana Keza mukomeze muvugagura ibijambo nakwibigambo ntabwo ari ibijambo. Muvuge muzavuga mu rugo. Ye nakibinwa ndi kumwe na Keza wanjye Sasifi. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kubwira abantu, ndashaka kubifuriza cyane imbere y'umwaka mushya. Turi umwaka uri kurangira, ndabifuza umwaka mushya. Abo tubanye neza, abo tutabanye neza nabo bambabarire niba abakunzi ba Be Kind muri rusange. N'abakunzi ba Be Kind umugani wa Yaka. Nabo bakomeze badukurikirane, turacyari hano tubaha ibiganiro biryoshye, tubakurikira mudukurikiranira hafi. Yaka yampaye amafaranga ngayaho n'ibihumbi 10 sinzi ukuntu nzabyisukisha n'ingoresha. Wampayemo 5 ibindi ukazagisukiza amavuye ku mavuye. Aya mafaranga aravuga kuko nzagaruka hano nsutse mbaye ntasuka muzamenye yuko yanyambuye. Niko bimeze. Ariko ndabashimira cyane mwakoze kudusura kandi utamuzagaruke. Yeah, right. Still my name is P Satura. Iyi ni Be Kind TV, akora subscribe, share na comment. Mwakoze kudukurikirana.